umutekinisiye urambye umaze nibura igihe kingana n'imyaka 2 mpinga ibihumyo. Ibihumyo rero ni igihingwa gishya mu Rwanda ariko abantu benshi tukunze. Igihumyo ubundi gifite akamaro kenshi cyane, reka yamaze nibande mu mirire. Umuntu uriye igihumyo ashobora kubonamo vitamine B12, ashobora kubonamo proteine, ashobora kubonamo intungamubiri nyinshi zitandukanye, ariko zishobora gufasha abantu mu buryo nabwo butandukanye. Nk'urugero, igihumyo kigabanya cholesterol mu mubiri kuko gishobora gutuma umubiri ukora neza. Cholesterol ni ibintu bigenda bigafata mu mitsi bigashobora gutuma umutima udakora neza. Rero bishobora gufasha abantu barwaye umutima kuba umutima wabo wakora neza. Ikindi cya kabiri, ufite intungamubiri mu kurwanya imirire mibi. Turubare urwanya imirire mibi mu bana barwaye bwake, cyangwa se nanone ugashobora kongera intungamubiri ku mufite intungamubiri nkeya. Rero muri makeya, igihumyo guhinga ntabwo ari ibintu bikomeye kuko twifashisha ibyatsi, ibisigazwa by'ibyatsi tugakoramo umugina tukawuhinga ushobora kubyara igihumyo. Kugira ngo ubone igihumyo rero umaze kubona umugina weze neza, kuko umugina weze neza uba usa n'umweru mu buryo buri rusange. Iyo umaze kubona umugina weze neza rero utegura umurima. Tugira imirima yo mu bwoko bubiri. Hari umurima ushobora gutegura mu butaka, hari n'umurima ushobora gutegura wifashishije ibikoresho nk'ibi mubona. Urabona uyu ni umurima wubatse mu mbaho. Ibi rero bidufasha kugabanya espace kandi no kurwanya ibyonnyi by'ibihumyo. Ubundi ibihumyo nyirizina ntago bihingwa ahantu hanyagirwa, akenshi bikunda ahantu hari ubukonje bwinshi kuko ni ibihingwa byezwa n'ubukonje, ntago byezwa n'imvura cyangwa izuba. Niyo mpamvu rero ugiye guhinga ibihumyo ureba ahantu hakonja, kandi ikindi cya kabiri hatanyagirwa kuko iyo binyagiwe bishobora kwangirika. Izuba iyo rigezemo rishobora gutuma ya imidete dushaka igabanuka. Iyo bibaye byiza rero hajyamo umuyaga aho kugira ngo hajyemo izuba. Ubundi twebwe iyo dufite imigina kugira ngo yere tuba dukeneye imidite. Mu rwego rwo gukora imidite rero twebwe twifashisha itaka tukarivomera rikajyamo amazi, ayo mazi agakomeza akonjesha uriya mugina nk'uko mubibona hariya. Iyo ikonje rero ishobora gutanga igihumyo. Rero umurimo tujye kuwutegura nanone twibanda mu kuwutegura uburyo turi butege ya imidite ikajyamo. Niyo mpamvu ubona izi mbaho ziteze gutya, ariko biranashoboka ko uyu murimo utaba ufite imbaho zo kuwukora, ukaba ushobora gucukura akarima hasi, wamara kugacukura hasi kameze nk'aka kavure, wamara kugucukura ugashyiramo ya migina, iyi migina ukayivomera, wamara kuyivomera bikazagenda neza. Iyo ufite umugina rero nk'uyu nguyu niwo mugina, urawufata ukawambura ishashi, wamara kuwambura ishashi ukawushyiramo ahangaha, wamara kuwushyiramo ahangaha ukawutaba nibura ukagererwa ahangaha. Iyo umaze kuwutaba ukagererwa ahangaha rero ikiba kiwusigaye ni ukuwuvomera nibura inshuro imwe ku munsi, buri saa 12 za mu gitondo cyangwa buri saa 12 za nimugoroba. Ukawutegereza nibura igihe kingana n'iminsi 7 ushobora gutangira kuwusaruraho, ukawusaruraho mu gihe kingana n'amezi 3. Umugina mu gihe kingana n'iminsi 7 uba ushobora gutangira kurya ibintu cyangwa se ukabicuruza bitewe n'icyo uhinga. Uyu murima rero uburyo uteguye, ubuteguranye ubuhanga ariko budakabije. Icya mbere ugomba gutekereza yuko niba ugiye guhinga uyu mugina ushyizemo utagomba guhura n'ibyonnyi. Ibyonnyi tugira akenshi ni imiswa. Ubwo rero kugira ngo uyu miswa utaza kuhura n'uyu mugina, akenshi tubanzamo ishashi muri kuyibona ahangaha hasi, ishobora gutuma umuswa uri hasi utazamuka ngo uhure n'imigina. Ikindi cya kabiri, ushobora gutuma amazi twashyizemo atihuta agatindamo kugira ngo ya imidite dushaka ize kuboneka. Nicyo kintu wibandaho kugira ngo imidite ize kuboneka kandi n'ibyonnyi by'umugina bize kugabanuka. Mu buryo buri rusange rero amafaranga mu bihumyo arimo, kuko kugeza izi saha abantu barya ibihumyo mu Rwanda ni benshi, ariko ntiturashobora kugera ku rwego rwo guhaza isoko dufite ryo mu Rwanda kimwe no hanze. Kugeza izi saha twakwa ibihumyo dushobora kujyana hanze, ariko ntabwo turashobora kubigeza ku mpamvu z'uko ibihumyo tweza bitaragera ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu rero iyo uhinze ibihumyo isoko uribona mu buryo bworoshye, ukaba ushobora kubona amafaranga mu buryo bworoshye. Kuko kugeza izi saha umugina tumashobora kuwuhinga, iyo tuwuhinze ushobora kurangira kuwuhinga utwaye amafaranga
750. Iyo umuntu aje kugura umugina iwacu dushobora kumuhera amafaranga 600, akawujyana tukamwigisha uburyo bwo kuwuhinga, akawuhinga. Urumva ko nawe yagiye gukora business ashobora kugira icyo akora. Iyo tugiye kubara umurima tubara ku metero kare. Iyo turi kubara metero kare imwe ishobora guhingwaho imigina 64. Ubu uyu murima mfite aha ngaha ni metero kare 3. Urumva ko imigina mfitemo iri hejuru y'180. 180, imigina 180 ishobora kweraho ibiro 180 kandi kilo igura 1500. Ubwo urumva na amafaranga ari hejuru y'220. Muri business y'ibihumyo icyo bisaba kuba ufite ahantu ho gukorera ariko hatari hanini nkuko mubibona, hatanyagirwa. Ushobora gusakara ukoresheje amabati cyangwa ugakoresha ibyatsi bitewe n'icyo ushobora kwisangaho. Ibyatsi cyiza cyabyo bishobora gutanga imidite mu buryo bworoshye, bihinga neza. Ikindi cya kabiri, iyo umaze kubona aho guhinga gutangira business ntabwo birushye kuko amafaranga yari yose waba ufite ushobora gutangira guhinga. Ubundi iyo tumaze gusarura ibihumyo dushobora kugira ibihumyo tugurisha biri fresh, ariko dushobora kugira ibihumyo tugurisha byumye. Rero iyo turi kugurisha byumye dushobora kugurisha nibura ikiro gishobora kugura 20. Turabyumisha, twamara kubisya tukabigurisha ari ifu ku buryo abantu bashobora kubinywamo amasosi mu buryo butandukanye, mu potage ariko ifu. Iyo fu rero turi kwigurisha ikiro kigurisha 20. Ubundi iyo dushaka kubika ibihumyo dushobora kubibika iyo ari fresh mushroom dukoresha dukoresha cold room ku bazifite ahantu zishobora kuboneka hafi. Iyo tugiye iyo dushaka kubikonserva kugira ngo tuzabigurisha ari ifu turabyumisha, twamara kubyumisha tukabibika ari ifu tukazabisya igihe twabonye umukiriya ushaka ifu. Cold room ni icyumba gikonjesha. Akenshi abantu babizi nka firigo, ariko aho bitandukanye na firigo ni uko byo dukonjesha ku bukonje dushaka, kuko kugeza izi saha ibihumyo bishobora gukonjeshwa nibura kuri °C 5. Muri firigo kereka firigo zishobora gusetingwa temperature. Iyo ushaka kubika muri firigo ubanza kubitogosa, wamara kubitogosa ukabona kubibika kugira ngo bitaza kwangirika, kubera ko firigo nyinshi zikunda gukonjesha mu buryo butandukanye. Niyo cold room nababwira. Iyo udashyizemo ibihumyo kuko bigira ibyo twita shelf life ntoya cyangwa se igihe bimara biramba, niyo mpamvu dusaba yuko iyo usaruye ibihumyo urabisarura ukabigurisha, uguze akabikonsoma cyangwa se akabibika mu buryo twamaze kumubwira yuko ubanza ukabitogosa wamara ukabika muri firigo bazifite.